Twongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba Mukerarugendo TV. Umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2026 uzababere uw'umugisha mwinshi aho muherereye hose, uzababere umwaka w'ibyishimo kuri mwebwe no ku banyu bose. Turisegura cyane kubera igihe kirekire cyari gishize Mukerarugendo TV itabagezaho amakuru n'ibiganiro. Habayeho guhagarara ku mpamvu za tekinike. Benshi muri mwe mwaraduhamagaye, abandi muratwandikira mutubaza muti mwagiye hehe, byagenze bite? Ikibazo mwagize ni ikihe ko mugiye kutwicisha irungu? Mutubabarire kubera iyo pose ndende twafashe bitaduturutseho bikabatera kwibaza. Ariko kandi izo mpungenge zanyu ni ikimenyetso cy'uko mudufite ku mutima. Ubu rero noneho twagarutse kandi tugarukanye ibakwe. Ibiganiro byacu bigiye gukomeza nk'uko byahoze. Mu mezi makeya yatambutse twabagejejeho icyegeranyo ku bakinnyi b'ikinamico nyarwanda bamamaye cyane mu myaka yo hambere. Komantere mwanditse kuri icyo cyegeranyo zigaragaza ko ayo makuru yabageze ku nyota. Muri iyo nkuru twababwiye mu ncamake urutonde rw'abakinnyi 15 mu bakanyujijeho mu gukina teatre mu itorero Indamutsa ya ofisi y'amatangazo ya leta Orenfor. Mu gusoza icyo cyegeranyo twari twabasobanuriye ko icyo cyari igice cya mbere, tubizeza kubategurira igice cya kabiri kizaba kigizwe n'izindi ndamutsa 16. Muri aka kanya rero nimureke twongere dushyike neza mu byicaro byacu, hanyuma Mukerarugendo TV ibaganirire mu magambo avunaguye ku bandi bakinnyi 16 banditse amateka muri teatre nyarwanda, biyongera kuri 15 twari twavuzeho muri part 1 y'iyi gahunda. Tubonereho kandi kongera kubibutsa gukanda subscribe ku batarabikora, gukora share, like, mutibagiwe no kwandika comments mu mwanya wabugenewe. Ikinamico. Mbere yo kugira icyo tuvuga kuri ba 16 b'icyiciro cya kabiri mu itorero Indamutsa ryo hambere, twibukiranye vuba na vuba 15 twabagejejeho mu cyiciro cya mbere. Abo bakarahanyuze babaye indashyikirwa ni Sebanana Andrea, Mukandengo Atanasia, Mukeshabatware Disimasi, Baganizi Elifazi, Mbonimana Sirasi, Nkuringoma Yohani Batista, Uwimana Consolata, Niyitegeka Yohani Damascene, Mukampamira Stefania, Murizaboro Marie Antoinette, Uwimana Yohani Petero, Muteteri Penina Joy, Ndamyabera Andrea, Murorunkwere Violetti na Mukarutabana Gaudensia. Abakurikira ikinamico nyarwanda cyane cyane abakunda imikino ya karahanyuze bemeza ko abo bakinnyi 15 twabagejejeho ari ibishyitsi bitanyeganyega muri iki cyiciro cy'ubuvanganzo. Ikindi bashimangira nuko impano yabo yo gukina neza yabaga yubakiye ku buhanga bw'abanditsi n'abatoza. Zimwe mu ngero nkeya twabahaye mu banditsi beza b'amakinamico babayeho ni Demokarasi Samsoni, Niyitegeka Mukarugira Juliana, Karisa Karisiti, Bahinyuza Innocent, Mukahigiro Perpetua, Banyurwa Nabi Onesphori, Mitari Joni, Mukabanana Angelina, Byuma Francisco Saveri n'abandi. Mu batoza b'ikinamico twakomojeho bamenyekanye cyane mu itorero Indamutsa harimo Mukarushema Josephine, Hatari Agustini na Nyabyenda Narcisse. Abakinnyi 16 bagize icyiciro gikurikiraho part 2 tugiye kubagezaho nabo bari indashyikirwa nk'uko namwe mugiye kubyiyumvira. Murasangamo bakabuhariwe bashyirwa ku rwego rumwe nabo twavuze muri part 1. 15 twababwiye na 16 tugiye kwibandaho nonaha, bose uko ari 31 ni abanyempano bo ku rwego ruhebuje. Ku mwanya wa mbere mu gikundi cya kabiri cy'abakinnyi b'intyoza muri teatre yo hambere turahasanga Nyirantezimana Veridiana. Inshuti z'ikinamico namwe mwese mwumva Radio Rwanda mwiriweho. Kuri uyu mugoroba Indamutsa zabateguriye umukino witwa Ingendo y'undi wanditswe na Munyentwari Werarisi, uyita ubwa mbere kuri radio ku itariki 12 Nzeri 1984. Nuwo hambere rero murabyumva. Ariko kandi tugaruye ndi warambira cyane cyane abanyeshuri n'ababyeyi bohereza abana kwiga. Nyirantezimana Veridiana yarazwi cyane mu kuvuga iriburiro cyangwa inshamake y'ikinamico yabaga iteganyijwe uwo munsi, aho kuwa kabiri wa buri cyumweru abakunzi b'ikinamico babaga babukereye biteguye gususurutswa n'itorero Indamutsa. Nyirantezimana kandi yakundaga gukina role z'umukecuru w'inyangamugayo wakundaga kugira abandi inama.
nkawe nkera gutabara mugabo nashatse iki rukankamira nkabishima. Ese noneho ndahera he nkubwira inkuru mbi nagutuye amarira menshi urampoza ngusenga nguseguye ntiwantetereza none ngombe nkugondoze kandi atari je. Nagiye kera ku buso rwanjye rwageze ndarihingutsa ntera utwatsi arababyemeye kandi nabwo intumba arayigarika ndaramubwira aranyica kandi ndengana. Ku mwanya wa kabiri w'uru rutonde rwa kabiri rw'abakinnyi babaye ibyamamare mu ikinamico turahasanga Nyirabangogo ni Serata. Ni ibiringiti bibiri n'amashuka ane, ni amashuka y'imyenda basasa ntabwo ari amashuka. Amashati abiri yera n'amajipo ya kaki abiri, inkweto n'ikabutura bya siporo, igitambaro cy'amazi na kamambiri zo kogeramo, imiswari ibiri n'umupira w'imbeho. Si ibyo gusa hari n'ibindi byinshi cyane, indorerwamo n'igisokozo ndetse n'amavuta yo kwisiga. Ntabwo ari ikimuri twisiga amavuta ya kizungu amwe yo mu macupa. Kandi tugomba no kujyana igikombe n'isahane n'ikanya n'ikiyiko n'icyuma byo kurisha. Tugomba no kujyana amasabune, uburoso bwoza amenyo n'umuti wayo ndetse n'ivarisi. Kandi tukajyana n'amafaranga 3,000 by'ishuri. Ku murongo wa telefone turi kumwe n'uyu mukinnyi kabuhariwe Nyirabangogo ni Serata ugiye kutubwira mu magambo avunaguye cyane igihe yatangiye gukinira teatre ndetse akaba arambye muri uyu mwuga dore ko na n'ubu acyumvikana mu mikino y'uruhererekane urunana. Nitwa Nyirabangogo ni Serata. Mbere ya jenoside yakorewe abatutsi ndi umwe mu batangiranye n'indamutsa muri 1984. Nakinnye amateatre menshi, ndi mu mazina menshi, ariko mu mateatre amwe namwe akunda kugaruka ingendo y'undi ravuna. Aho ngaho nakinnye nitwa Mukashyaka, umwana w'umukene wakomokaga i Musebeya wishinze abana b'abakire akanga ibiryo hanyuma bakaza kumwirukana. Andi mateatre nakinnye ngo ugira umugira inama bagira imana, nongera gukina Urwishe ya nka ruracyayirimo, nongera gukina yewe ni menshi. Ugira umugira inama bagira imana icyo gihe nitwaga Koreta wari umwarimu kazi ku Gisenyi. Urwishe ya nka ruracyayirimo icyo gihe nitwaga Umutesi. Databukwe akampinga cyane avuga yuko nta muntu wakwitwa Umutesi ngo yubake urugo. Mu runana nkina nitwa Anonsiyata umujyanama w'ubuzima. Turakomeje n'urutonde rwacu ruriho abagize itsinda rya kabiri ry'abakinnyi b'intoranwa bakanyujijeho mu gukina ikinamico nyarwanda. Nimero ya 3 kuri uru rutonde rwa kabiri ni Ntamukunzi Yohani Batista. Iranamira mpemukiye hose mukabyaga. Ntabwo nataha ndakubuye ibyishimo bitagira uko bisa nterwa no kukubona mu mafoto. Yego none kukwibonera ubwawe tukavugana ntibifite icyo nabigereranya nigeze nabona hano mu buzima bwawe. Ngira ngo nuzaza rwose. Reka ibyo se ko bivugwa na benshi. Hari abandi se bavuga ati marahari da. Nako mbega simfite ukuntu nabisobanura. Yewe. Ubwo se namenya nsobanura nte ubususuruke bunsesera mu mizi y'umutima ukansakara igituza cyose n'imitsi nsobitse umubiri. Iyo ndinze kwitegereza. Navuga nese ukuntu inseko yawe insendereza mu bwuzu buzira icyo busumba mu byo dusanga mu kwisi. Yewe njewe reka sigiye ntasitara mu magambo maze nzagushinga umusizi aca kuntakira adasusumira. Yego cyakora cyo ndifuza kuzagusura za Kigali wenda nzaboneraho no kukubwira byinshi bindi ku mutima. Yewe reka duhaguruke tugende ariko kandi twari tubaye abanyamusozi tugiye tutakwibwiye. Harya Jewe nitwa Mutiheba Disimasi nkaba nigisha ku mashuri hari hakurya mu mwaka wa 3 yisumbuye. Mbese urgira umwarimu? Umugenzi wanje rero uyu yitwa Mudahemuka Kizito akaba akora akazi ko kwicuriza ku giti cye. Aho rero reka tunyarukire muri yo nama y'umuryango tubamo hato bataza kutwitwaza ngo twari duhari. Aho na hejo Ntamukunzi Yohani Batista yakinanaga ubuhanga buhanitse, benshi mu bakunzi b'ikinamico bakaba baramukundiraga ijwi rye rinogeye amatwi mu mvugo ijya kumera nk'igoretse. Tugeze kuri nimero ya 4 ku rutonde rwacu rwa part 2 ruriho bakabuhariwe mu ikinamico yo hambere. Iyo nimero ya 4 iriho Mukakayanda Domina. Ariko haryo wangize igicumbi cy'urugo pe ngo nzajya mvanga ruko ngiye kukazi gusa naho ubundi mbenye n'abana. Ndakwiyame. Ariko wagiye unyuza mukansohokana. Reka wonye mwibero kugira ngo ndabyemeye.
kugira ngo urabyemeye wenda ubyemere cyangwa ururire si ushaka kujya hehe twabura se tujyanayo ukajya kubinyereka hose numva bavuga tukajya nko kuri cafe de l'aéroport cyangwa muri meri igihe umubano ahandi mbese cyangwa rimwe na rimwe tukajya kureba sinema nk'abandi bose aho kujya mu firanga nk'aho ndi ikimuga hose si ku muhanda ntuhora wahita wazagiyeyo reka kuhahita no kuhinjira ntaho bihuriye uretse wese ushaka kwigira akataraboneka abandi bagore babonye bararababungira amahoteli n'ibandi yaba ariko ntari kizongereza nyine naho ubundi ubwo se abo ngabo munaramubungira na se abagore cyakora nkubwiye ko njye maze no kubirambirwa ndashaka yego cyangwa oya mu mibanire yacu iyi muhena mwime nayihaze rwose ko mpeza mu kirega kinabiharurutswe ko ntihasohokana ngo dusangire izo byere cyangwa izo nkoko na za brochette uzasinde ryari hamwe mwenyine gusa uzasinde ryari rero erega kunywa bye no kwisina ntaho bihuriye ujye umenya kandi ko hagati y'ifura n'ibitsimba nyahabwa abantu di ariko uri muzima ni muzima nyine ayivuze ko umugore umaze kurengwa ngo atabura gushakira ibibazo bitari nibyo koko bamaze kurengwa utarengwa se ari wari yese ari n'uwabwira ubyina umwishuto ninde hajya ngo nta mugore ugomba kwinjira aho muri nkoko na za brochette se ni icyubahiro mubaha cyangwa no gutinya ko babacura ariko ndakubujije kugeza erega ugasanga biteretse amacupa impande zose n'amasiniya yuzuye ibinyama n'amafiriti cyangwa ibitoki ababona turitse ibifungo uri kumwe n'umugore ugaheba mbese harya we ntagira inyota cyangwa ngo asanze nk'umugabo yewe ahubwo uza gusara aka gace ni ako mu ikinamico yitwa amaraso ya muntu aho Mukakayanda Domina wakinnye yitwa Nyirarwango yari ashyiditse n'umugabo we Katabirora baterana amagambo mu buryo bukomeye. Role ya Katabirora muri uwo mukino yakinwe na nyakwigendera Sebanana Andrea. Ku mwanya wa 5 turahasanga Ndagijimana Elizafani. Natwe nambanzamiye iminsi ndamuzi n'umutware mwiza azi kugaya no gushima azi guhemba no guhana azi kubabara no kwizihirwa birantangaje kumva umuvuga ibyo umugabo mu ngabo ibyishimo by'abagaragu amizero y'ababaye nyakubyarura mugaya yewe sigaho reka kumena amabanga nta mugabo udatonganiwe mbanzamiye gakunda ukuri nyirizina ry'intwari nyirizima ararenganura waba ari icyo umushinja se ndayivuze nyakubyara hari ubwo wahiriwe mu ngabo yaba yaragowe mu rugo rwe. Ndagijimana Elizafani yari azwiho gukina neza mu ijwi rituje rigororotse kandi rigiye umujyo umwe. Yumvikanye mu makinamico menshi atandukanye. Mu gace tumaze kubumvisha yakinye yitwa Ruhanga mu mukino witwa Icyanzu cy'Imana aho yari umwe mu bagaragu bambanza mihigo umutware w'ubukunzi. Urundi rugero rw'ikinamico Ndagijimana Elizafani yakinnyemo akabyitwaramo neza ni yitwa Amabanga y'Ikuzimu yumvikanyemo ari umwe mu bakozi bo mu nzego z'ubugenzacyaha. Twakomeje kugenzura tugeza naho dusuzumisha sinye mu byuma byabigenewe dusanga atari sugira w'isinya nijye wayikurikiranye twangaga abashobora kwica inketi cyakora bimenyekane ko abeshyirwa twashatse kumurekura uyu munsi rero niho nanateguye kumurekura hanyuma mu gitondo nabo bamenyesheje ko yari arashwe ashaka gutoroka. Mukerarugendo TV irakomeje n'urutonde rwayo rwa kabiri ruriho intyoza zakanyujijeho mu gukina ikinamico mu myaka yo hambere. Uwo tugezeho ni Nzabamwita Atanaziya. Ahubwo aribyo byari binzanye nuko Nyiraneza yaturogoye ahubwo ifite ishingiro we ubwo rero twasesekaye ku Gisenyi nka 9:00 amahoteli yose yaho tubanza kuyazenguruka tuyasura kugira ngo duhitemo inziza. Izuba ryaturenyeho turi ku kiyaga mbega ukuntu izuba rirembera we kure ahantu hameze nk'ahisi herera maho sha byabarangiye gusa ahandi ni hakurya y'amazi menshi hari amazi menshi kandi meza asa nk'atagira iherezo hari akayaga keza hejuru y'ayo mazi nuko uko yikubita ku nkombe buhoro ukagira ngo ni abakunzi babiri bongorerana ku mugoroba. Muri aka gace Nzabamwita Atanaziya yakinnye yitwa Nyiramfabampa mu mukino witwa Nturiho ni jyewe uriho. Undi mukino Nzabamwita Atanaziya yamamayemo cyane ni uwitwa Ukabya kubenga iziko ntarigwaho arigwamo. Icyo gihe yakinnye yitwa Mukabyagaju Enata aza gutekerwa umutwe n'umugabo wari warihinduye umuzungu ku mazina ya Eldorado Madrid Alto dos Santos. Kabuhariwe Sebanana Andrea icyo gihe niwe wakinnye role y'uyu mugabo wari wariyoberanyije yigira umunyakolombia kandi yari asanzwe yitwa Nduru Ndende. Uwo tugezeho ku rutonde rwacu rw'abakinnyi bakanyujijeho mu gukina ikinamico ni Kamirindi Tomasi. Ibyo abamureka tete bampaye ngo tumushyire harimo n'umufuka w'ibirayi patro yavuze ngo dusiga kwa Gakwaye. Uwo mwana wabanditse kandaje ndakuzi ubwo urashaka kumuhemukira nawe nabonye kureba akajisho umukobwa w'ubiyo yakwikundiye nta kidashoboka nabonye kureba neza
uramutse umuteye inda wamwerekerana he kwa Bijuru nawe atoroshye. Kamirindi Thomas aha yakinnye ari kigingi w'imodoka mu mukino witwa Umwari Kazarusenya. Usibye gukina ikinamico, Kamirindi Thomas yamamaye cyane nk'umunyamakuru w'umwuga, akaba yarakoze kuri Radio Rwanda, Radio BBC n'Ijwi ry'Amerika. Tugeze kuri nimero ya 8 ku rutonde rwacu, turahasanga Byabarumwanzi Francisco. Uko sha kera tuzanire ka kayoga bita Parfait Amour, kandi nubona wa mushoferi umubwire ko tumutegereje hano. Ese bya biryo kano kanya byahiye hagize vuba. Nk'aka kanya tambuka uze turi. Bitanu byose muri aka kanya Ndi kumwe nawe, ibyo ntunze byose nabitanga. ko iki cyumba se ntituri butahe. Ntumva se ko nawe nizeye imodoka mupfiriyeho. Urabona aho amasaha ageze, nta muntu wakwemera gukora urugendo mu mihanda itagira imodoka, ahagira ibyago. Ko natinda njye arasanga nasinziriye. Numva naniwe birenze urugero. Igitanda se singiki kandi. Reka dukonjonjera akaga kuko hanyuma tuye twirambitse. Era akayoga karyoshye ko kamaze amafaranga. Kitwa Parfait Amour, akayoga k'urukundo. Yewe nugaruka i Kigali nanjye nzakagusengerera. Ndetse ngiye kukanywa nirambitse. Ko numva naniwe kamaze kunjya. Reka noneho nkwegereza neza, nari nibagiwe gukinga ariko. Ibitotsi byari kutuganza tukayirariramo aho. Mu buzima busanzwe, Byabarumwanzi ni umugabo wundi mukinnyi w'igihangange mu ikinamico ariwe kabuhariwe Mukandengo Atanaziya. Tubyumve neza, Byabarumwanzi Francisco yashakanye na Mukandengo Atanaziya. Mu buzima bw'umwuga, aba bombi bakinnye mu itorero Indamutsa ndetse baza no guhurira mu mukino witwa Umwari Kazarusenya, aho Byabarumwanzi Francisco yakinnye yitwa Musema, naho Mukandengo Atanaziya yitwa Murekatete. Kuri aba bakinnyi 8 tumaze kubabwira b'ikinamico bamamaye mu itorero Indamutsa, hiyongeraho abandi bakinnyi 8 twakwita ko nabo bari abahanga ariko baza bunganira bibanze. Muri abo bakinnyi biyambazwaga ariko atari bo bubakiweho, harimo Kalisa Kalisiti wari ufite umwihariko wo kuba umukinnyi, umutoza n'umwanditsi. Twavuga kandi Rucyahana Faustini, Sengiyaremye Tadeyo, Uwizeye Regina, Nyiransabimana Teresa, Harindintwari Selemani, Mukanturo Maria Teresa na Mukandori Jemima. Twongere tubashimire ko mwafashe umwanya mugakurikira iki kiganiro kibanze ku gice cya kabiri cy'urutonde rw'abakinnyi b'ikinamico nyarwanda bakanyujijeho mu myaka yo hambere. Tubijeje ko gahunda nk'izi ngizi zigaruka ku byabaye mu bihe byatambutse, tuzakomeza kuzibagezaho uko tubishoboye. Mukomeze kugira ibihe byiza mukurikira Mukerarugendo TV. Muhorana amahoro, mwari kumwe na Jean Claude Munyandinda.